Tandukaniro yawe imitandukanire urayishinza Sadunda urayishinza umugore nawe utarabashe kwihangana bitewe n'wenda na situation wari urimo byanze bikunze ndabishinja umugore wanjye kuko Sadunda ntiyizanye umugore wanjye ataramuhaye umwanya yes nese ubona koko bikwiriye yuko umugore ashobora gufata umuntu akamuzana mu rugo urugero nka Sadunda byabaye kuri ya akamuzana mu rugo kuri ya yewe naho twamusanze mu bigori sinzima iyo video urayibonye ibyo bikwiriye kuko ku gasozi umugore wawe urimo na wirukanka yambaye umwenda w'imbere ya ni ibintu bibaho cyane yenda n'ibitari ibi biraba ariko nyine muri iyi si utagerageje kubyirengagiza nta kintu wakora niyo mpamvu rero ngewe numva ibyo byose mbasha kongera uko amaso yanjye abibona nawe aracyari mutoye ndi kwibaza ubu ni mu igihe kingana iki tumuranye umwaka umwe n'igice uvuze ngo numva mufite umwanya uri mu mezi cyangwa mu mwaka cyangwa nana wamenye dufite umwana w'amezi 8 yego kayibaze nese kuko ari ibintu biba rero akenshi abana cyangwa se umwana murere uzamubonera kuze wahitamo iki ya aho ngaho yenda icyo kibazo mbajije ni cyiza ku ruhande rwanjye hagati aho aramutse amaye umwana wakagenda aho ngaho azaba anyeretse yuko atashaka ubwo rero nanjye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane wowe wakoze subscribe like share na comment kuri Manzi Innocent TV nizere ko umezeza cyane wowe wakoze subscribe uwingenzi kuri twebwe ndetse nawe utarayikora ndizera ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi n'igiti cye pasonga cya 5 gatuza kanza amabere bishambre byabuze mavuta y'abademu cyangwa se gahankananiye abagura nyamuneka wowe wakoze subscribe nyamuneka sharing ibiganiro byacu kubasha kujya kure cyane ashoboka cyane kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi isa ku isa nimero yanjye ni yayindi ibiri ku biganiro byanye bya buri munsi nyamuneka abantu baca ku ruhande bakababeshya ngo nimero ya runaka niyingiye making sure neza ko ari we muri kuvugana ntabwo kano kanya uzavugana n'umuntu runaka abantu bahuza amajwi ntibahuza amasura nago tuvuga byinshi cyane kuri kamera kubona umuntu umudamu wicaye umushwa kuba mumuzi cyangwa se n'ubwa mbere mubonye ariko uko biri kose turatangira wenda atwibwira atubwire icyatumye yicara hano kuko nibyo yansabye avuga ati mfasha ariko niba ntibeshye nta muntu waba utamuzi kuko ubushize mwaramubonye ari kumwe na Sadunda ndetse n'uwahoze ari umugore kuko nimba ari umugore ngo simbizi neza ahubwo umunsi arambwira ati mfite agahinda mfite intimba ku mutima yuko mpombye ibintu bibiri mpombye umwana wanjye nkomba n'umugore ntago biba byoroshye ariko ko biri kose agiye kutuganiriza mu minota mikeya ishoboka turebe ibyo twabasha gufasha nimeze neza meze neza cyane nubwo butameze neza bageza wihangana meze neza kuko ibi ntago biba byoroshye ari igihe ibintu bigenda neza cyangwa se bikagenda nabi buriya umupango n'uw'Imana cyane rwose so icyatumye nkomagara kuri uno munsi ni iki ya icyatumye nkomagara kuri uno munsi ya ndashaka kwihuza n'umugore wanjye twatandukanye ushaka guhura n'umugore wanjye tukongera tugasubira mu buzima busanzwe nk'ubwo twari turimo nicyo kintu numva naba naguhamagariye none se ikibazo gihari kimwe harimo kwiyumvisha kano kanya uravuze ngo nshaka guhura n'umugore wanjye nshaka umuhuza n'umugore wanjye none se urakeka n'iki kizahindura
ibyabere hariya kuri kariya kabari twaturiho kiriya gihe uzi neza yuko wenda ntabwo tuzi niba baraye kuri kariya kabari ko nabonye harimo za massage akabamo n'ibyuma n'amashambure akabamo n'akabari kari hejuru kuri etage. Ndi kwibaza niki gishobora guhinduka kigahindura bya bintu byabaye. Urabona yaragiye yiruka avuga ati toka mva imbere singukeneye n'umwana wawe uzamushaka aho ari kano kanya uzaho umwana ari aka kanya ntago nzaho umwana wanjye ari ntago uzaho ari uzaho umugore ari wapi. None se ikibazo gihari ni kimwe urumva niki kizahindura ibyabaye? Ya je ikintu aka kanya nubundi numva nkiyumvamo nyeneye nanone kongera kumusaba imbabazi. Yes, ukeneye kongera kumusaba imbabazi? Kumusaba imbabazi. Ikibazo rero hari ibintu mwe mudatekereza. Ni gute ushobora kwicara umuntu yagukoshereje wafashe ya mbere ujya kumuhigira umugati arangije azana umugabo mu nzu aho muba amuryamisha kuri ubwo buriri umugabo nawe nkeka yuko uko ngene uko nabibonye sinashobora kuba yatarazi yuko aho afite umuntu babana n'uwo mwana kuko Sadone yagombye kuba bizi uko ibintu byabere hariya byabaye nkaho bimutunguye cyane. Nyuma ndibaza ntago ndi kugira ngo utandukane n'umugore wawe ariko byibuza nukugira ngo tumenye ngo impamvu nyamukuru ushobora kuba ushaka yuko usubirana n'umugore ni iyi. Ya muri make umugore wanjye ndamukunda bitewe kujya kubana kwanjye nawe twahuriye ku bintu byinshi kugira ngo dufate uwo mwanzuro n'icyo cyemezo cyo kugira ngo twubake umuryango umwe. Ya ndakeka mu byiza n'ibibi byose dushobora kuba twarabicanyemo ikintu ahanini numva twakomezanya kandi shaka no kumusabamo imbabazi nuko kubyabaye byose nubwo byabaye nje nta kibazo nawe mufiteho twari tubanye neza yanyitagaho nkuko mbishaka kandi nanjye nkamwitaho ahubwo yenda ndakeka yuko aho ngaho ari agatotsi kajemo. Nese ugereranyije wenda agatotsi kajemo gute? Ese wenda nk'umutandukanire yawe imitandukanire urayishinza Sadunda urayishinza umugore nawe utarabashe kwihangana bitewe wenda na situation wari urimo? Byanze bikunze ndabishinja umugore wanjye kuko Sadunda ntiyizanye umugore wanjye ataramuhaye umwanya. Yes. Nese ubona koko bikwiriye yuko umugore ashobora gufata umuntu akamuzana mu rugo urugero wenda nka Sadunda byabaye kuriya akamuzana mu rugo kuriya yewe naho twamusanze mu bigori sinzimba iyo video urayibonye? Ibyo bikwiriye kuko ku gasozi umugore wawe urimo wirukanka yambaye umwenda w'imbere. Ya ni ibintu bibaho cyane yenda n'ibitari ibi biraba ariko nyine muri iyi si utagerageje kubyirengagiza nta kintu wakora. Niyo mpamvu rero ngewe numva ibyo byose mbasha kongera kubyihanganira kuko nubundi ahanini ibyo twaciyemo ni byinshi niba ngo umuntu yabyihanganira ariko je ndumva yuko mwabifashamo mukabasha kumuza nawe kuko je ndamukunda. Yes. So nese wenda buriya rero hari ikintu kibaho mu buzima abantu twitiranya ibintu. Hari igihe ukunda utakunzwe hari n'igihe ukundwa utakunze nanone. Hari ibyo bita gukundana ushobora kuba umukunda agukunda ariko n'igihe ushobora kuba agukunda utamukunda cyangwa se umukunda watagukunda. Ugereranyije mu bintu bitatu nkubwiye ni ikihe kintu kiri hagati aho ngaho? Murakundana aragukunda uramukunda ni iki gihari? Ya ngewe uko mbibona nkuko yenda bajya babivuga ngo umuntu ni mugari ntago wabasha kumumenya wese. Nge nkurikije amaso yanjye nkuko ibintu twabibonaga hagati yanjye ntawe byari bimeze neza pe byari bimeze neza nkuko yenda umuntu ashobora guhinduka rimwe kwa rimwe ariko twari tumeranye neza nta kibazo. Twakundanaga pe twakundanaga kereka niba yaranyihishemo nje amaso yanjye nicyo ngicyo yampaga. None se uracyari mutoya biragaragara n'umukobwa uko ari uko amaso yanjye abibona nawe aracyari mutoya. Ndi kwibaza ubu ni mu igihe kingana iki? Tumuranye umwaka umwe n'igice. Umwaka umwe n'igice. Umwaka umwe n'igice.
uvuze ngo numva mufite umwana uri mu mezi cyangwa mu mwaka cyangwa n'awamenye dufite umwana w'amezi 8 yego kayibaze nese kuko ari ibintu biba rero akenshi abana tubyaye bakabigenderamo ntago biba bikwiriye kuko biba bigoye kugira ngo nese byibuza wigeze ugerageje kuganiriza ababyeyi b'ubura mugore wawe narabaganirije bitewe n'ibibazo nyine nagiye mpora nabyo barambwira ati wenda bibaho nyine mu buzima yuko umugore n'umugabo bashobora gushwana ntago nakugira inama yo gutandukana nawe ahubwo wagerageza nyine ukareba ko mwiyunga yabyanga ukaba ari bwo mwihorera ariko nawe washyizemo imbaraga zawe yes nibyo ngibyo byabaye ababyeyi babo bakugira ihe nama ababyeyi banjye bo barambwira ati nyamara yenda wagiye gushaka tukubwira aturacyari muto bagushiza amakosa yes uracyari muto ababyeyi banjye bo yenda nkurikije uko bambwira bari kuca intege cyane pe iyo wumvishe ababyeyi bawe bakubyara kuguca intege wowe byumvira uba ufite mu mutwe nibihe jewe nubwo baca intege ariko ntago mbahagarariyeho kuko nubundi nari niyubakiye umuryango nabo bari banyubakiye umuryango ubu rero sahizi icyo bambwira cyose kuko bari kuca intege ntago nabikurikiza icyambere gihe nuko nakumva mbere na mbere nakwishimira no kurengera umwana wanjye kandi n'umugore wanjye tugasubira mu buzima twari turimo yego icyo ushaka no kurengera umuryango wawe umwana wawe ndetse n'umugore wawe habayeho amahitamo yo kuguhitishamo akavuga ati yego umwana reka muguhereze njyewe undeke cyangwa se ureke umwana murere cyane acyari mutoya cyangwa se umwana murere uzamubona yarakuze wahitamo iki aho ngaho yenda icyo kibazo mbajije ni cyiza ku ruhande rwanjye hagati aho aramutse amaye umwana wakagenda aho ngaho azaba anyeretse yuko atashaka ubwo rero nanjye akinyereka yuko atashaka ntako naba naragize ngo dusubirane yama umwana wanjye akagenda ariko isaha ku isaha kuko ngiye mukunda igihe yagarukira namwakira mbona yarahindutse mu byifuzo byawe nuko mwahura pe twagumana pe yego so dusoza hari benshi cyane ibintu byakubayeho hari benshi cyane bishobora kubaho nihe nama ushobora kubagira inama ashobora kubagira wenda nge nkurikije ku giti cyanjye ntako nagize yenda kugira ngo nite ku mugore wanjye yego ubushobozi wari ufite mu bushobozi bwose nari ifite yego inama ashobora kubagira hagati aho nuko rimwe na rimwe wagerageza kwita ku mugore wawe nawe mugore ukita ku mugabo wawe ku buryo igihe cyose amakosa ashobora kuzira yego ahubwo mwakwicara hamwe mukabasha kubiganiraho atese ko ahangaha havutse ikibazo bigende gute yes aho kugira ngo ufate icyemezo cyo kuvuga ati gende ndigumuye ndagiye kandi mu by'ukuri mwakundanaga icyiza rero inshuti zanjye bavandimwe bantu bafite abagore bantu bateganya kubaka icyiza no guhuriza hamwe mugasenyera umugozi umwe iyo nama nabagira murakoze cyane so nandi kuganira n'uyu mugabo nanone ntaga ashaje cyane cyane mutoya hari byo avuze yifuza kuba yakora nibinkundira nzagerageza ndebe yuko nabahuza bakabasha kugira ibyo baganiraho cyane ko ari umuryango mugari wakagombye kuba waguka aho kugira ngo ube watandukana nago nsinzi ibyawe n'ibintu nankunda nzashakisha Sadunda nawe duhure tuganire turebe ibyari byo turebe ese we ku giti kiwe atekereza iki kubijyana n'umuryango we yataye ndetse n'uwo asenye kano kanya so reka tubashimire ni igiti nk'ibisanzwe bageze ibiganiro bigiye bitandukanye nimero yo muzamwisanga ku biganiro byanjye bya buri munsi Imana barinde.